wa1nation.radio.org niho udukurikiye muri kano kanya. Mudukurikira kandi muciye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio, mukadukurikira kandi muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, kuri Facebook One Nation Radio, kuri Twitter One Nation Radio, ndetse no kuri Instagram One Nation Radio Official. Iyi ni One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Mwiriwe neza mwe mwese, njyubasuhuza nitwa Simeo Muhumuza. Turi kuwa gatandatu tariki 27 Kamena 2020. Uyu munsi wa none turongera tuganire mu kiganiro ukuri wacu. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Muri iki gihe cy'iyi minsi 100 twibukiraho iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994, muri diaspora nyarwanda hagaragaye abiyita impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, nabo bagiye bakora ibisa nko kwibuka kuri murandasi ariyo internet mu ndimi z'amahanga, ariko iyo umuntu abirebeye hafi ugasanga umugambi wabo ari uwo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Muri iki kiganiro ukuri wacu cya none turarebera hamwe ikihishe inyuma y'imigambi yabo ndetse n'icyakorwa kugira ngo iburizwemo. Nk'ibisanzwe mu kiganiro ukuri wacu turaza kuza kuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bari buze kuza kudufasha gusesengura neza iyi ngingo. Turi kumwe na Honorable Rucagu Boniface, uyu akaba ari umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Honorable Rucagu Boniface, tubahaye ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane Muhumuza n'abatwumva bose, ndabaramutsa mugira amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge n'amashingo kaci. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Madame Félicité Lyamukuru, uyu akaba ari perezida wa Ibuka mu gihugu cy'Ububiligi, akaba ari naho uyu munsi wa none tuvugana aherereye. Namwe tubaha ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze mwiriwe mwese. Yego twabikirije. Turi kumwe kandi na Bwana Tom Ndahiro, uyu akaba ari umushakashatsi mu byerekeye jenoside, nawe turavugana aherereye mu Rwanda. Bwana Tom Ndahiro, niba mutwumva neza namwe tubaha ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane Muhumuza nabo turi kumwe muri iki kiganiro. Yego twabikirije. Hanyuma mu gutangira rero, hari amagambo amwe y'ikinyarwanda atera urumeza iyo umuntu ayumvise kubera amateka mabi y'u Rwanda. Ngira ngo duhereye kuri Honorable Rucagu Boniface, wowe nk'umuntu w'inararibonye ukaba uzi neza kaga u Rwanda rwahuye nako, kuki iri jambo impirimbanyi n'uwaryiyita ritera bamwe mu banyarwanda guhahamuka? Urakoze cyane Muhumuza. Mu by'ukuri abakurikira amateka y'u Rwanda si no kuyakurikira wenda umuntu ayiga ari uwayize ari n'uwayabayemo, azi neza ko mbere na mbere iri jambo ryahoze ari ryiza kera. Mbere ya 50 abakoloni bakigera mu Rwanda iri jambo ryari ryiza. Wabaga ari impirimbanyi, yabaga ari umuntu uhirimbanira ukuri, ahirimbanira kubaka, adahirimbanira gusenya. Nicyo gituma wabaga impirimbanyi baramushimbaga, kuko icyo yiyemezaga cyiza yakigeragaho. Muri 59 ijambo rihindura isura, kuko abaparmehutu ba mbere bazanye iri jambo guhirimbana, ryabaga rigamije gusenya ubumwe bw'abanyarwanda. Ryabaga rigamije gutoza kwanga abavandimwe babo b'abatutsi. Ryabaga rigamije kubica no kubamenesha. Iri jambo rya MD iri jambo rero ry'impirimbanyi
abavutse nko muri za 40 30 na mbere hose bararyemeraga basangaga ari ryiza, ariko guhera muri za 57 ijambo impirimbanyi ryahinduye isura. Ndetse no n'ejo bundi, ndavuga ejo bundi, ariko muri 91 amashyaka yongeye kuvuka mu Rwanda. MDR yavutse yitwa MDR, abarwana bashyaka bayo biyita impirimbanyi. Abarwana b'impirimbanyi ba MDR icyo gihe batashatse gushiraho parmehutu, ariko igakomeza kuba MDR kuko n'ibirango byose ari bakoresheje ibya MDR parmehutu. Nyuma muri 93 umugabo witwa Karamira Frodoir ahamagarira abahutu bose bo mu mashyaka atandukanye, arababwira ati nimukomeze kuryana, nimukomeze kwicamo ibice, umwanzi si suwo mudahuje ishyaka, ahubwo umwanzi ni umwe, umwanzi ni inkotanyi, umwanzi ni umututsi. Noneho guhera ubu aho muzaba muri hose mu mashyaka atandukanye muzaba murimo, muzumve ko muri bamwe, ndetse guhera ubu muzumve ko muri power, ibisimbuye parmehutu. Niba uri muri MDR uzumve kuri muri MDR power, bivuga parmehutu. Niba uri muri MRND uzabe MRND power, bivuga parmehutu. Niba uri muri PR uzamenye kuri muri PR power. Iryo jambo ryagaruye power zirisimbuza parmehutu, niryo ryatumye ryongeye guhuza abahutu bose bashyira hamwe imbaraga, ari nacyo cyatumye jenoside yakorewe abatutsi muri 94 ishoboka. Kuko iyo hatavuka power yongera guhuza abahutu bo mu mashyaka yose, ntabwo jenoside yakorewe abatutsi yajyaga gushoboka. Noneho rero umuntu wakumva impirimbanyi z'iki gihe yararokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 94, yarahizwe agatotezwa, yavuga ati ko impirimbanyi zigarutse ni amahoro. Izi mpirimbanyi nizo zatumye ubumwe bw'abanyarwanda busenyuka muri 59, barameneshwa bajya mu mahanga, abandi baricwa. Izi mpirimbanyi nizo zatumaga abatutsi bicwa, uko icyitwaga inyenzi icyo gihe zateraga, abitwaga inyenzi icyo gihe bateraga mu Rwanda, ab'impirimbanyi bicaga abatutsi. Ejo bundi muri 90, guhera muri 93 abahutu bongeye gushyira hamwe impirimbanyi muri MDR power, muri MRND power, muri PSD power, muri PR power, nizo zatumye jenoside yakorewe abatutsi igaruka ihitana inzirakarengane zirenga miliyoni. Uwumva rero iryo jambo aravuga ati nubwo mu Rwanda ari amahoro, ariko iki ni igihu kibundereye gishobora kuzabyara ikindi kibi. Kuko nanone abakoresha amagambo nabi, njye nicyo ntekereza, ariko ntabwo bari bakwiye kuzatuganza kugira ngo nk'iri jambo impirimbanyi ryongere gukoreshwa. Kereka ribanje kugangahurwa, hakaba umunsi wo kugangahura iri jambo n'andi magambo yose yanduwe, abanyarwanda bose bagaterana bagashaka akamara amahano. Jenoside yakorewe abatutsi yo irenze amahano kuko yo yanateguwe, ariko noneho tukanywa kamara amahano, tukongera tugasubiza agaciro amagambo yateshejwe agaciro n'abari bafite ingengabitekerezo ya jenoside, harimo n'iri jambo impirimbanyi. Yego, nuko nguko rero mbyumva. Murakoze.
murakoze cyane namwe honorable Rucagu. Hanyuma noneho reka turebe kuri ubu abasigaye biyita impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Bwana Tom Ndahiro, ese koko nibyo baharanira ubwo burenganzira cyangwa bafite indi migambi mibisha bagendereye ku bwanyu? murakoze cyane muhumuza. Hari ijambo Rucagu mu kanya avuze numvise ko wenda abantu bari bakwiye kuryumva ko abantu bagiye bakora amahano hano mu Rwanda ahanini bagiye bahitamo amagambo meza bakayitirira ibikorwa bibi. Urugero iryo jambo impirimbanyi ubundi mu Kinyarwanda nk'uko yabisobanuye no guhirimbana umuntu yahirimbanaga ahirimbanira ukuri ahirimbanira icyiza. Uko gushakisha amagambo meza ukayita ikintu kibi cyangwa ibikorwa bibi ni ibintu bimaze igihe mu mateka y'u Rwanda uhereye muri 59 kugeza n'ubu. Uti kugeza n'ubu wenda duhere ryari? Ugahirimbanira ubwicanyi ukabyita impirimbanyi ya demokarasi. Noneho ikigezweho ubu ngubu ni ukuvuga ngo urahirimbanira uburenganzira bwa muntu. Reka ntange urugero. Jenoside itegurwa hari abantu babiri bazwi mu Rwanda, umwe yari umunyamateka undi yari umunyamategeko. Umunyamateka ari Nahimana Ferdinand, umunyamategeko ari umuntu witwa Mushyandi Joseph. Abo bombi bari barashinze imiryango yitwa ko ari uburenganzira bwa muntu, rimwe yitwa Lidl indi yitwa Ardevitabara. Ibyo abo bantu bakoze bombi baje gushinga ikintu cyiswe Le Cercle des Républicains Progressistes cyaje kubyara CDR. Twihute tujye nyuma ya jenoside. Nyuma ya jenoside hari imiryango yagiye ivuka yitwa ko iharanira uburenganzira bwa muntu, ariko ahanini yarashinzwe gukomeza iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Bimwe imivukira mu nkambi, indi n'ubu ngubu bivukira i Burayi. Mu nkambi z'impunzi hari ikintu cyiswe dufatanye cyitwa ko giharanira uburenganzira bwa muntu. Haza sosiyete sivile yitwa kwiharanira uburenganzira bwo kwizana n'ibintu nk'ibyo byitwa sosiyete sivile. Habamo sosiyete sivile y'abanyamakuru, ariko abo banyamakuru ugasanga hari abari muri RTRM, hari abari muri Radio Rwanda bakoze ishyano. Abo bose bakitwa ko baharanira uburenganzira bwa muntu. Hari umuntu uzwi cyane mu bantu bakwiza ingengabitekerezo ya jenoside witwa Matata Joseph, washinze ikintu cyitwa ko ari centre yo kurwanya umuco wo kudahana. Ni umuntu uba mu Bubiligi, ni umuntu uzwi cyane guharanira abajenosideri no kubavugira. Ubu rero ibitekerezo bye ni nta kindi biba bigamije, ahanini ni ugutera inkunga ibitekerezo byarimbuye Abatutsi. Ni n'umuntu uvugwa cyane aho ngaho i Burayi. Kandi usanga hari abantu bashyizeho ikintu cyitwa sosiyete sivile, bakagira na radiyo yabo bakayita ko ivuga amahoro, ariko ayo mahoro akaba ari amahano. Aho ngaho ugasangamo nk'ijwi ry'umuntu wahoze ari superefe hano mu mujyi wa Kigali mbere ya jenoside, witwa Simpunga Aloyizi. Ugasanga aha mu Bubiligi hari abantu bise Jean SBR, nabo bakitwa ko ari abantu baharanira uburenganzira bwa muntu, ariko cyane cyane ari abana bahanini b'abantu bagize uruhare cyane mu itegurwa rya jenoside, uhereye muri bamwe ari abuzukuru b'abantu bakoze b'impirimbanyi bitwa ko ari impirimbanyi,
abandi ari abejo bundi ahangaha amazina umuntu yavuga ariko reka wenda ntanga urugero rw'ikintu cya vuba ahangaha umwaka ushize ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2019 hari ikintu cyahuye cyitwa ngo ni Global Campaign for Rwandan's Human Rights. Umuntu yavuga ko nk'ari nk'ihuriro mpuzamahanga ryo guharanira uburenganzira bwa muntu, kikaba cyarahuje abantu batari bake, cyahuje abantu urebye n'umubare w'abantu bangana n'131 harimo abanyarwanda n'abanyamahanga. Iyo campaign, Global Campaign for Rwandan's Human Rights, ni ukuvuga ngo irengera uburenganzira bwa muntu, harimo imiryango nk'irindwi. Hari uwitwa iyo Global Campaign for Human Rights hari yanatumije inama, ikitwa Terampachisi, Jambo Asbel, Amahoro Iwacu, Association Espoir, Fondation Ibuka Bose, Rengera Bose, Rwanda Hope Society n'ibindi nk'ibyo. Ibyo bintu byose wumva ayo mazina agenda ahishemo ari n'ikintu cyiza. Rwanda Hope, icyizere cy'abanyarwanda. Ibuka Bose, Rengera Bose, kurengera no kwibuka nta kibi kirimo, ariko ikintu kiba kihishemo ni iki? Amahoro Iwacu. Iyo cyo cyitwa Amahoro Iwacu cyakabaye cyitwa wenda amahano iwabo. Jambo Asbel yo nayivuze, ariko reka mvuge ngo muri icyo kintu cyitwa Global Campaign cyari cyahuye umuntu wa mbere wari wanditse wasinye kuri iryo tangazo ryabo ni uwitwa Denise Zaneza, akita ngo ni Human Rights Advocate. Ni ukuvuga ngo ni umuntu uburanira cyangwa uharanira uburenganzira bwa muntu. Kuri iyo list hakaba hari witwa Marcel Sebatware. Hakaba hari kuri iyo list harimo uwitwa René Mugenzi ufite se nawe ushinjwa jenoside. Hakaba harimo n'abandi muri iyo Global Campaign, Faustin Twagiramungu, nagiye mbonamo hari umuholandikazi witwa Anneke Verbreken w'umunyamakuru, ariko kenshi uvugira abajenosideri. Ntabwo ushobora kumva avuga ikintu avugira umuntu wacitse ku icumu. Ukumva ko ayo mazina yose aragenda ahurira ku kintu kimwe kitari uburenganzira bwa muntu, ahubwo bavugira abantu bahungabanyije uburenganzira bwa muntu ku buryo bugaragara cyangwa ku buryo burusha abandi. Abitwa ba Michel Niyibizi, Theophile Mpoze Mbizi wo muri FDU Inkingi, witwa Jean Paul Gahururu wahoze muri RDR nawe ngira ngo ari muri FDU Inkingi, Charles Ndereyehe umujenosideri uzwi cyane, akitwa ko nawe ari muri iyo Global Campaign y'uburenganzira bwa muntu. Icyo kintu rero cyo kwitwikira uburenganzira bwa muntu bafite ukuntu bagikoresha. Hari muri Amerika hari umuntu witwa Claude Gatebuke, afite umuryango wabaye nk'aho ari guhahira urugo. Bikaba ari ikintu bashyiraho ko ijambo ryumvikana neza mu matwi cyane cyane y'abanyamahanga, noneho bakayahahisha, ariko ku banyarwanda tukaba tuzi ko icyo baharanira ari ikindi, atari uburenganzira bwa muntu, ahubwo ari guhungabanya uburenganzira bwa muntu, kubera ko nta kintu gihungabanya uburenganzira bwa muntu kurusha jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Ibyo rero birumvikana ko uko guhirimbana ntabwo ari impirimbanyi nyazo, ahubwo umuntu yabita ko ari ijambo ntaribuze, ni abantu benyegeza urwango barwitwa ko ari impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, ari impirimbanyi za demokarasi, amateka y'u Rwanda. Ugasanga ibyo bintu byuzuyemo hashize imyaka 60 irenga. Yego, murakoze cyane Bwana Tom Ndahiro. Hanyuma reka tujye kuri Madame Felicite ya mukuru. Aba bantu bahisemo kwita impirimbanyi
birazwi iyo urebye ubona ko bari no mu bihugu byinshi. Ese mwebwe aho muherere wenda muri mu Bubiligi ariko muba munakurikirana n'ibibera no mu bindi bihugu, mwaba mubazi barimo ibyiciro bingahe, hanyuma muranatubwira barangwa n'iki? murakoze nk'uko mwatangiye mubaza kuri icyo kibazo, ese ijambo impirimbanyi zishobora kuba hari abo rihita ryibutsa ibintu byinshi. Gusesa urumeza ni uko umuntu aba yibutse ko ryari ijambo ryiza ryavuyemo ibintu bibi, nk'uko Tom yabivuze na Honorable Rucagu yabivuze. Urebye nibyo Honorable yavuze ati ariya magambo kenshi bagendaga bahitamo amagambo meza. Ubwo rero babaga bahisemo amagambo yose meza, wa mugani wagira ngo hari ubwo tuzageraho tugasanga no kwiyitirira amahoro urahita wumva ko ahubwo uri buhite usa nabo. Umuntu ahita yibuka interahamwe, ntabwo ari ijambo ribi kuko nanjye nize Ikinyarwanda ndi mukuru, ariko ayo magambo yose yabaga yatoranyijwe n'abantu bafite umugambi inyuma yayo. Donc ni ukugira Igifaransa ni ukugira fasade, ukaba ufite fasade nziza, mbese ibigaragara forme rwose ni byiza, ariko ibiri inyuma ni ibindi. Haba interahamwe atari ijambo ribi, bagombaga gushyira hamwe, ariko gushyira hamwe kugira ngo bagere kuki, haza noneho nyuma y'imyaka 90 impuzamugambi, ni uguhuriza hamwe. Noneho rero igituma bidutera kwibaza no gusesa urwo rumeza ni uko uhita wibuka icyo izo mpirimbanyi zakoze, icyo interahamwe zakoze, icyo impuzamugambi zahurijeho. Ntabwo bakivuga parme Hutu, bavuze aho bari hose bitwe power. Iyo Hutu power rero niyo yageze aho igatuma jenoside n'abantu bose babihuriza hamwe kubera ko byabaye guhuza umugambi. Uyu munsi izo mpirimbanyi aho turi zirahari nyine, ziba ziyise ayo mazina yose, bakiyita amahoro iwacu, bakavuga jambo mbese ko hari nk'abantu bagiye guha abandi ijambo, bakitwa ikondera ko bo bavuze mbese ni ikondera. Byose bahitamo baba bafite umugambi inyuma. Rero umuntu ahita avuga ati okay, ni ukuvuga noneho niba barageze kuri jenoside bikubiye muri ayo mazina meza, muri izo fasade nziza zigaragara, ubu noneho uko guhirimbana bari buze kugera kuki? Uretse ko nta nubwo wabiteye ko jenoside ntizongera kuba, sinzi aho bazayikora, ariko icyo bagamije ni uguhuriza hamwe nanone, kuko umugambi wa jenoside wo warasohoye, ariko uwo gupfobya amateka yayo ubu niwo barimo, niwo bahirimbaniye. Donc barahirimbanira bahurize hamwe, bongere babe za mpuzamugambi, babe muri icyo kintu nk'iyo global campaign, ni ukugira ngo umugambi noneho wo gupfobya. Ntabwo bapfobya jenoside kuko jenoside yo yarabaye, iyo baza no kwipfobya byibuze, ariko barapfobya amateka yayo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bemera kuba baratsinzwe deja, ntabwo bemera yuko jenoside amateka yayo avugwa uko ari. Niyo mpamvu bagomba gukomeza guhirimbana no guhuriza hamwe kugira ngo noneho n'abatabizi, buriya uko wari umaze kubivuga mu kanya, ntabwo abantu bose bazi iyo migambi. Dusanga abazungu hano benshi bavuga, hari ubwo ugenda ukumva hari n'abantu batazi ese abatutsi ni bande, abahutu ni bande, ese abishwe n'abicaga ni bande. Harimo icyo kintu cya confusion. Abenshi rero muri izo mpirimbanyi baprofita nyine mu kuyobya abatabizi neza. Mpamvu abantu nka Tom, abantu bari mu bintu bya recherche, c'est très important. Ni ngombwa ko uyu munsi kwandika amateka tutayandika natwe kubera amarangamutima gusa, ariko hari ubuhamya bw'abantu babibayemo. Uretse abarokotse jenoside gusa, nkatwe muri association yacu y'abarokotse jenoside, hari n'ababaye mu mateka y'u Rwanda, babonye uko jenoside yakozwe, uko yateguwe n'uko yabaye. Hari n'abayikoze ubu ngubu bavuga ayo mateka,
abantu bakatiwe muri za gacaca. Ayo mateka ntabwo avugwa gusa n'abarokotse jenoside, kuko hari ubwo usanga hari bibwira ko ari ukubera akababaro n'agahinda, abantu bakaba baranahimbye ibintu, ariko amateka avugwa n'abayabayemo, n'ababaye mu Rwanda mbere, n'abayarokotse, yemwe n'abakoze jenoside. Ubwo rero ubwo buhirimbanyi murumva nicyo kintu uyu munsi tugomba gukomeza turwana nacyo, kugira ngo urubyiruko rumenye aho tuvuye, rumenye n'aho tujya, rumenye abababeshya n'abakoresha izo fasade nyine zo kwiyita, zo kwiyitirira tuzina twiza, ariko bafite imigambi mibi kandi mibisha. Murakoze cyane Madame Felicite. Hanyuma bamwe muri izi mpirimbanyi bafite ababyeyi nka Mbonyumutwa Dominique, Ntawukuriryayo, Charles Sebatware, Nkundakozera, Honorable Rucagu. Ni uwuhe murage mubi basize inyuma ku bwanyu iyo murebye? Ndagira ngo mbanze, iyo bavuga ko umuntu yasize umurage abatakiriho, ariko muri aba bantu uvuze hariho abo mbona bakiriho, nk'uyu Charles Sebatware, Charles, kereka niba nibeshya, ariko aracyariho, ariho, ni n'umusore, urebye ni n'umusore. Sebatware Marcel, niwe ntazi niba akiriho, ariko ndamuzi kera ayobora uruganda rwa sima i Rusizi ahitwaga Cyangugu. wayoboraga ngira uruganda rwa sima ni Marcel Sebatware. Nka Mbonyumutwa ntakiriho, Ntawukuriryayo ntakiriho. Mu by'ukuri abantu babaye mu ngengabitekerezo y'urwango. Umubyeyi wasize abana akabasiga mu ngengabitekerezo y'ivangura, ingengabitekerezo y'amacakubiri, ingengabitekerezo y'urwango ruhebuje, abasize umurage mubi, abasize umurage mubi, kandi abahemukiye abana asize n'abazamukomokaho bose, kuko umutwaro yari yikoreye w'urwango, w'amacakubiri, ibyo byose arawubasigira, akabasiga habi, akabasiga abateranije n'abandi banyarwanda, ndetse wenda abandi banyarwanda bakaba batabagirira icyizere kubera se cyangwa kubera umubyeyi bazi neza ko yabasizemo uwo murage, kugira ngo abana bazabashe kwikiranura n'uwo murage mubi, bakaba Imana ibabonekeye, Imana ibafashije, bakaba bayoboka inzira yo kwitandukanya n'ingengabitekerezo mbi basigiwe n'ababyeyi babo. Naho ubundi ni agahinda gakomeye gusiga umwana ukamusiga mu nzangano zawe, ntabwo bimuha amahoro, ntibituma atuza, ntibituma atereza, ahora ahangayitse, ntagira ubuzima bwiza. Nicyo rero navuga kuri aba ngaba. We ni umusore, aracyariho, ariho, ndetse na papa we ariho. Niba ntibeshye tunavuka no mu karere kamwe. Inde? Sebatware Charles. Kereka niba ari undi muvuga, uyu nguyu akaba yaritabye Imana. Ariko ibyo uvuga nibyo Honorable Rucagu. Hari uyu Sebatware ugomba kuba ari wese wa Charles, ni Sebatware ukomoka muri Cyeru,
mu Rwanda rwa kera n'ububeruka. yego Hakaba rero na Marcel Sebatware ukomoka mu ngira ngo ni mu Kingo, mu Rwanda rwa kera bahita Ubuhoma. Akaba noneho nawe ari mu biyita ko ari impirimbanyi ari impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, kimwe n'umukobwa we witwa Denise Zaneza usigaye akorana na Jean ASBR n'icyo cyitwa Ibuka Bose n'ibindi nk'ibyo. Ikintu gikomeye ni ngira ngo tukwiye kureba ni bigenda bite kugira ngo ingengabitekerezo ive muri ubundi iva mu butegetsi ikajya mu bantu, ariko mu Rwanda turagenda tubona iyavuye mu butegetsi ikinjira mu muryango ikawukomezamo. Reka dufate ingero ebyiri za kera. Nk'iyo urebye umuryango w'umuntu witwa Baritazari Bicamumpaka, yagize abana bagaragaye cyane mu myiteguro ya jenoside no mu gihe cyo gukora jenoside no mu kuyihakana. Umwe mu bitwa Bosco Bicamumpaka yari mu bantu bari muri RTRM, ariko ari umuntu ukomeye cyane. Iyo mvuze na RTRM hari abantu bagiye bayishyirwamo, nawe yanabivuga. Rucagu afite amateka y'ukuntu RTRM hari abantu bayishinze noneho bakagenda bashyiramo abandi. Hari umuhungu wa Baritazari Bicamumpaka witwa Jerome Bicamumpaka wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa guverinoma y'abicanyi ba Sidi Kubwabo na Kambanda. Ibintu yagiye avuga mu mahanga, jenoside ikorwa ayishyigikira, avuga ko ari igikorwa cy'ubutabazi, ibyo ngibyo birahari. Akagira mushiki we witwa Madeleine Bicamumpaka uhora mbese uhorana iryo jwi ribibi urwo rwango no guhakana jenoside, yitwa ko ari impirimbanyi ya demokarasi ndetse n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Akagira urubuga ahoraho akorana n'umukobwa wa Dominico Mbonyumutwa witwa Mukamugema. Ngo Mukamugema akaba ari umugore wa Stanislas Mbonampeka wabaye na minisitiri w'ubutabera mbere ya jenoside, ariko aza kuba n'ikiswe wabaye minisitiri w'ubutabera mu cyaje kwitwa ngo guverinoma y'u Rwanda yo mu mahanga. Ni ukuvuga ngo bamaze gutsindwa guverinoma yashyiriweho mu nkambi z'impunzi cyahoze ari Zaire. Uwo muryango ugasanga ko uwo mukobwa Mukamugema umugore wa Mbonampeka akaba umukobwa wa Mbonyumutwa n'abarumunabe, musaza we, fata musaza we witwa Shingiro Mbonyumutwa, we afite n'umwihariko y'uko n'abana be batatu bakomeye cyane muri icyo kintu cyitwa Jean ASBR. Afite Ruhumuza Mbonyumutwa, afite Rudatinya n'undi mukuru, nabo bitwa ngo baraharanira uburenganzira bwa muntu, ariko baharanira kurengera jenoside yakorewe Abatutsi imyaka guhera kuri sekuru kugera kuri se wabaye dirikabu wa jenoside wa Kambanda Jean, none n'abana mu mwaka w'2000 baracyari muri uwo murongo. Simvuze abandi bana bambonye umutwa nka Kigufi Thomas nawe wabaye mu jenosideri, n'undi mugore uva muri Afurika y'Epfo ufite n'umugabo nawe w'umwicanyi witwa Dr Pierre Mugabo. Ugasanga ni ikintu cyagiye gikururana mu muryango. Icyo kintu rero dukwiye kukireba, kuko si abantu bose bagiye bakorera n'abo u Rwanda bagiye bagira urubyaro rubi rukurikira ikintu kibi, ahubwo hari bamwe. Reka dufate na Mpamo Isidrasi w'umuparime utuzwi, ngira ngo Rucagu yamuvuga kurushaho. Yagize umuhungu ari mu bantu yabaye vice perezida ngira ngo wa mbere w'Interahamwe witwa George Rutaganda. Icyo kintu rero cyo kuvuga ngo ubundi jenoside yakabaye iva muri leta ikaba system ikinjira mu bantu, ariko noneho yatangiye kuva, yavuye muri leta yinjira mu miryango imwe,
muri iyo miryango mbese iraharika ikagenda ihererekanywa. Icyo kintu rero abantu bakwiye kukireba, kuko abo bantu ikintu urubyiruko rwacu rukwiye kureba ni iki: icyaha cy'umubyeyi ntikikureba, niwe kireba. Icyaha cya nyoko si icyawe, ni icye. Wowe reba aho igihugu kijya ucyubake. Nuhitamo kugisenya uzasenyukana nacyo, cyangwa abashaka ko igihugu kisenyuka bakurwanya. Ese Tom, iyo urebye izi mpirimbanyi zivuga ko ari abacitse ku icumu ry'intambara na jenoside yo mu Rwanda, aribyo War and Genocide Survivors, bakwiye koko kwiyita abacikacumu ku bwawe? Icya mbere banza ureke nawe kubita impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Yite ko ari abiyita ko ari impirimbanyi zo kurengera uburenganzira bwa muntu, kuko uburenganzira bwa muntu ubundi ntibuvangura. Uburenganzira bwa muntu ntabwo ushobora kuvuga ngo warengera umujenosideri ku ruhande rumwe, nk'abo bita nk'uwo Joseph Matata nakubwiraga, nk'abazungu b'inshuti ze bakorana, bashinze ikintu cy'umuryango cyitwa SOS Rwanda Burundi. Ni ibintu biba bihabanye. Ahubwo uti kuki ntabwo ushobora kwitwa umuntu wacitse ku icumu? Ucika ku icumu kubera ko jenoside ikorwa wari mu gice cy'abantu uwo mugambi wari warashyize mu ruhande rwa ba nyiramukubitwa. Abo bantu biyita ko ari abacitse ku icumu barimo n'uwo nakubwiraga witwa Marcel Sebatware, ntabwo yacika ku icumu ari mu bashinjwa gukora jenoside. Yari afite muramu w'uwo Marcel yari Kasitare, ari we General Nsabimana. Mu bantu basinye itangazo rivuga ko umwanzi wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda ari Umututsi, bahariya ku Ryinyo. Abantu se baba bacikacumu bate? Nderehe yaba ari mu bantu bateguye jenoside akita umucikacumu ate? Benshi kuvuga amazina tuba tuyafite nk'urutonde rw'abo bantu bagenda bakabeshya isi. Tuvuge nk'umuntu witwa, nigeze kumuvuga, witwa Claude Gatebuke na mushiki wa Alice n'undi witwa Beatrice, bagenda bavuga ngo ni abacikacumu ba Rwanda Genocide. Ise wabo Justin wakoraga muri Onapo, wari uzwi nk'umu extremiste, abantu bamuvuga uyu munsi azitwa ko ari umuntu wacitse ku icumu. Irihe cumu? Honorable Rucagu Boniface, ku bwanyu ni izihe ngaruka mubona ku bumwe n'ubwiyunge mu gihugu cyacu imigambi y'aba bantu ishobora kugira, cyane cyane ku rubyiruko? Hanyuma ubwo muranatubwira ni iki gikwiye gukorwa ngo urubyiruko rumenye ko aba bantu batubaka ahubwo basenya. Urakoze cyane Muhumuza. Ingaruka zo ntabwo burya ikibi nubwo cyaba ari gitoya, iyo kidashakiwe ikibazo, nako kidashakiwe igisubizo, gishobora gutuma hangirika byinshi. Iriya ideoloji y'impirimbanyi, baca umugani mu Kinyarwanda ngo n'utakwambuye aragukereza. Hashobora kugira abantu bamwe babyumva, nubwo baba bake, ariko bakaba babyumvise, bikazatwara imbaraga nyinshi ku gihugu kugarura abantu nk'abo ngabo bakurikiye ingengabitekerezo mbi. Ibyo kandi bishobora no gutuma nubwo ubumwe n'ubwiyunge bwacu twabugezeho, ariko iyo ngengabitekerezo mbi ishobora kugiraho ijegeza. Nta cyiza cyayo rero. Yego, ishobora kuyobya ab'imitwe yoroshye, ishobora kuyobya abatarashoboye gufata icyerekezo ngo bumve bari hamwe, ishobora kuyobya abakiri mu mayira abiri bagishakisha inzira banyuramo. Ubwo rero umuti wabyo ngiye kuvuga uwa mbere werekeye kuri izo mpirimbanyi, nuko zatekereza
abana zibyara kandi zizasiga, noneho zigatekereza kutazasigira abana bazo umurage uzabatera ikibazo impirimbanyi zitakiriho, impirimbanyi z'icyerekezo kitari cyiza. Noneho zikagirira impuhwe abana bazo n'abazazikomokaho bose, noneho zigatuza, zigatekereza ko abanyarwanda bose ari bamwe, zigatekereza noneho inzira igana kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, zigatekereza kugaruka ku ngengabitekerezo yubaka, maze zikazasigira icyerekezo kizima kizabahesha amahoro n'iterambere. Noneho icya kabiri, ndi ku rubyiruko rw'u Rwanda aho ruri hose, haba mu Rwanda haba mu mahanga, rukwiye kumva ko nta na rimwe mu buzima icyerekezo kibi kigirira abantu akamaro. Bakumva rero ko bariya babaganisha mu gusenya ubumwe bw'abanyarwanda ko batabagirira neza, ko barimo kubayobya, kandi nibamara kuyobya urubyiruko rwacu, uruzagana mu nzira izo mpirimbanyi zerekana, urwo rubyiruko nirwo ruzabibazwa mu mibanire itazaba myiza hamwe n'abandi banyarwanda, mu kutagirirwa icyizere, mu guhora bishishwa, mu guhora badatuje. Nkagira ni rero urubyiruko rwacu twebwe, icya gatatu rero, urubyiruko rwacu rugomba kumva ibyo ngibyo. Noneho icya gatatu rero, leta yacu leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yafashe ingamba zihagije, iratoza abana, iratoza urubyiruko, irabatoza imico y'indangagaciro, irabatoza kumenya ko abanyarwanda bose ari bamwe, irabatoza kwanga no kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose, irabatoza kugira umuco n'umutima w'ubumuntu. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda rero yo iri mu nshingano zayo, yarabikoze, na n'ubu irabikora. Urubyiruko hose, haba mu mashuri, haba mu midugudu, haba mu masibo, haba mu nzego z'imirimo, haba ku maradiyo y'u Rwanda, ikivugwa ni imico yubaka u Rwanda. Nicyo rero, nibyo bitatu nashaka kuvuga, mbwira izo mpirimbanyi, mbwira n'urubyiruko, kandi nkavuga n'icyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irimo gukora ubu ngubu. Yego, murakoze cyane Honorable Rucagu. Hanyuma tugarutse kuri Madame Félicité, aba bantu bita impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu basa nk'aho ari ba rusarurira mu nduru. Ibi byanagaragaye nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo ubwo yiyahuraga muri gereza. Ubu noneho nyuma y'aho George Floyd yiciwe n'abapolisi mu karere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu naho badukanye Rwanda Lives Matter. Iyi migambi yabo ngira ngo mubikurikira, igamije iki ku bwanyu mu mboni yanyu? Wabise neza nyine, nibarusahurira mu nduru. Mu gifaransa ce sont les opportunistes. Ni ukuvuga ngo nta mugambi ufite, nta na gahunda nzima bafite, niyo mpamvu bagendera ku biguruka byose. Niba habaye un mouvement, baraza kwifofira nyine n'ukwiyoberanya. Ni uburyo bwo gukomeza kuyobya uburari ku batari babazi. Niba batangiye biyita izina ryiza, urumva bazakomeza bagendera ku tuntu tubahisha, ku bintu bibahisha, ariko mbese nibarusahurira mu nduru. Aho induru ziri niho bari bugende bagaragaze ko bahirimbana, nyine barabyita, ariko sibyo. Bigaragaza rero
ikibabaje nk'uko honorable Rucagu yabivugaga ni uko batabona n'umurage basigira abo bana babo. Ni ukuvuga ngo niba impirimbanyi za mbere zarasenye u Rwanda zikarwubika, ni ukuvuga ngo niba bongeye gukomeza kuba muri uwo murongo wo guhirimbana, gusahurira mu nduru, muvuma zose zije bagurukemo berekane ko mbese hari ibikorwa bafite, imigambi yabo nanone iracyari mibi. Biragaragaza ko ingengabitekerezo yabasekuru niyo bariya bose bakoze amahano mu Rwanda batigeze bitandukanya nayo. Kwitandukanya rero ni iki? Kwitandukanya ni ugukora statement, ukavuga uti njyewe nemera ibyabaye mu Rwanda, nemera ko jenoside yakorewe abatutsi yagenze gutya nubwo atabimenya byose, ariko kwitandukanya n'ikintu ni ukubikora bikaba ku mugaragaro. Iyo rero wihisha inyuma y'ikintu, ukihisha nyuma ya movement ya nk'iyingiyi yo muri Amerika ngo Black Lives Matter, cyangwa se tugiye twese rwose kwibuka bose, iyo wiyoberanya ni ukuvuga ko uba utaritandukanya n'ingengabitekerezo kisutan, mbese ni umuzi wayo. Ikibabaje rero ni uko nk'uko Tom yabivugaga mu kanya, ubundi byabaga ari ibintu byabaga byakwirakwijwe na za politike mbi. Ubu kubibona mu miryango biteye impungenge, ariko nta kibazo. Ni uko abantu batabona aho bagomba gushyira imbaraga nyinshi zabuze mu burezi cyangwa mu burere, l'éducation en français. Kutarera umwana wawe ngo umubwire neza icyo ari cyo, identite ye, aho ava n'aho ajya, niba ari umunyarwanda, u Rwanda, ibyo nibyo byatumye n'izo ngengabitekerezo ziguma zikura. Ni ukuvuga ko abo babyeyi bose rero bitwereka ko niba barabaye abanyapolitike babi, hari ukuntu bareraga abana babo, babareze mu buryo bwo kubabeshya. U Rwanda ntabwo ari u Rwanda ruzwi, tuzi, tumenya cyangwa rufite amateka, ahubwo bari bafite ingengabitekerezo bagenderagaho ku buryo n'ubu ngubu abana babo ari bakuru. Abo bahungu bo kwambonye umutwa ndumva ni generation zanjye cyangwa na bamwe baranduta, en tout cas la quarantaine, cinquantaine, imyaka 40, entre 40 na 50. Ni ukuvuga ngo uburere bahawe bubi nibwo butuma bakomeza kwiyoberanya muri iyo miryango. Noneho ikibabaje ni uko ntabwo aho babwira cyangwa se kuba barwanya leta no gukomeza bapfobya, ntabwo bagirira nabi u Rwanda gusa, barigirira nabi bo. Ejo nariho nsoma ibintu bimwe umwanditsi w'umunyafurika witwa Aimé Césaire yavuze ku bintu bya racisme na colonisation, ubukoroni bw'abanyaburayi mu mugabane wa Afurika. avuga ikintu kiri umuntu yanagenderaho uyu munsi, kuvuga ngo mbabare ndabivuga mu gifaransa kuko voilà, aravuga ngo la colonisation des Européens sur l'Afrique n'a pas seulement détruit l'Afrique, mais a fait une sorte d'ensauvagement de l'Europe. Ni ukuvuga ngo ntago abakolonije Afurika bagiriye nabi Afurika gusa, cyangwa ngo bayice bakore ibyo tuzi byakozwe mu bukoloni bw'Uburaya kuri Afurika, ahubwo nabo bishyizemo nk'uburozi bubi bw'ubunyamaswa. Iyo rero umuntu agira nabi, yakagombye d'abord kumenya ko ntabwo ariho agirira nabi abo agirira nabi, nyine nawe arihemukira. Uyu munsi rero mu burezi, mu ngamba zo kubwira urubyiruko n'abana badukomokaho, ni ngombwa kwibutsa abantu ko niba haranabaye jenoside, imiryango yacu bakayimara, ariko bigiriye nabi umwana ubavukaho, ntabwo byoroshye kumva ko so yishe agakaraba amaraso
akamara abantu. Ntabwo byoroshye kumva ko wari ufite ababyeyi bazima, warakuze uzi ko umuryango nyine haba harimo papa mama kandi n'abantu baba bagomba kubungabunga umutekano w'abana babo kugeza bakuze, ariko bakaba aribo babahemukiye. Icyo kintu rero ntabwo tukibwira gusa ababuze ababo cyangwa se twebwe nk'abacitse ku icumu rya jenoside, ahubwo tubibwira n'aba ngaba babirimo, urwo rubyiruko bariho boreka ko bariho bararuhemukira kuko barihisha inyuma y'izo muvuma z'impirimbanyi. Ahavutse muvuma hose bagahita bazanamo iyabo, nuko bagifite umugambi mubi kandi uhemukira abana babo. Ese ubundi ku bwanyu kuki nta tegeko rihana aba bantu cyangwa ibi bikorwa byabo bigayitse? Hanyuma niba rihari kuki badahanwa? Umva rero n'ubushize ndumva twarabivuzeho, buriya amategeko hari ubwo ashobora no gutinda, ariko nubwo amategeko atahaba, nubwo yahaba, none se jenoside yakozwe amategeko ayihana? Kuko jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yari yo ya mbere yari ibaye, kandi urebye neza iyo jenoside yabaye, kuko ntabwo habaye jenoside nyinshi mu mateka y'isi, jenoside zakozwe ntabwo ari nyinshi, ni nke cyane. Ubu ngubu izemerwa n'umuryango w'abibumbye ni 3, ni yakorewe abayahudi, abarmenia n'iyakorewe abatutsi. Nuko rero akanya ko gushyira hamwe amategeko, gushyira hamwe amateka, kugira gutyo ugahana nabo barusahurira mu nduru, ni nayo mpamvu biyoberanya, nuko baba bazi yuko niberura bakavuga imigambi yabo, amategeko arahari abahana. Ayo mategeko rero naho hari ubwo adakora kubera ko baba biyoberanyije nyine muri iyo miryango yo kwiyitirira amazina meza. Niyo mpamvu nyine bayafata bakiyita impirimbanyi za demokarasi, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, kuko iyo byiswe gutyo amategeko ntabwo abahama. Ariko nta kibazo, amategeko dushobora no kuyashyira ku ruhande, buriya abantu bayitwaza, nta nubwo ariyo atuma n'amateka yandikwa neza, ahubwo ni uburyo la société civile, uburyo imiryango yindi n'uburyo dukora buri munsi muri recherche nka batome n'abandi bashakashatsi abandika amateka, uburyo dukora. Eske tuzarindira amategeko kugira ngo abantu nk'aba ngaba bo muri Jambo bafite association rwose izwi yemewe mu buryo bw'amategeko y'Ababirigi, bazi n'ubwenge, nubwo ari ubwenge bubi, nubwo gukomeza nyine bareba uko amategeko agenda, uko bigenda bihinduka, noneho bakiyadapta. Amategeko rero ntabwo twayatsimbararaho cyane, icyangombwa ni ukumenya uburyo bakora n'uburyo twebwe dukora kugira ngo dukomeze tubwire abantu, tubwire urubyiruko, tubwire abana badukomokaho ko hari un danger, c'est un danger tout le temps, iguma itunga urutoki mbese kuba bijyamo batazi ibyo barimo. Nka biriya uvuze mu kanya bya Kizito, usanga nanone yarabaye un mouvement, donc bakeneye umuntu ugaragara ngo bamwitwaze, nawe akaza ameze nk'uje mbese kubakuvura, sinzi ukuntu nabivuga, kuborosaho, ntiyerure ko nawe yarwanyaga leta, ntiyerure ko mu ndirimbo aririmbira Imana harimo ikintu cyo guhuriza abantu inyuma ye bashobora kumwitwaza yapfuye. Uriya nka René Mugenzi wanditse igitabo bitiriye igitabo cya Kizito, biragaragara ko hari ahantu bari bahuriye. Aho bahurira rero, ayo mategeko ntago yabageraho utaramenya uburyo bakora, utaramenya uburyo bagoma biyoberanya. Niyo mpamvu bashobora no kuyakoresha amategeko twayashyira ku ruhande rwose, ariko turanayakeneye.
ariko iyo umuntu yiyoberanya ni nka virusi, iyi virusi y'ejo bundi bavuga ko yari isanzwe ariko ifite indi forme. Donc ni ukuvuga ngo iyo virusi ije mu mubiri w'umuntu bakayibonera urukingo, ariko iyo virusi ikaba ifite uburyo igira gutya igahinduka, hakaba une mutation virale. Iyo yahindutse wa muti bayishakiye ntabwo uba ugikoze. Ni ukuvuga ngo niba hari itegeko kubera ko habaye icyaha, icyo cyaha nigihindura isura, rya tegeko rizagorana kurishyira mu bikorwa. Ariko nibaza ko Honorable Rucarwa yabivuze mu kanya, ntabwo twaguma ku bibazo gusa, hari ibisubizo. Ngewe mu bisubizo mbona byangombwa uyu munsi c'est l'éducation, ni uburezi, ni uburere. Uburere nubwo dutanga mu ngo, imiryango ikamenya ko abana bagomba kwigishwa, bakabwirwa aho bavuye, aho u Rwanda ruvuye n'aho rujya, ariko mu burezi noneho ni ubutangwa mu mashuri, uburyo amateka yigishwa, uburyo ibintu bivugwa bidaciwe ku ruhande, kandi abashobora kuba bayapfobya muri uwo mugambi w'uburezi bakabihanirwa. Hano dufite nk'ibitabo tugenda tuvumbura buhoro buhoro byandika amateka y'u Rwanda, ariko bitwaje abazungu bagiye kuyandika ayo mateka, ugasanga baravuga ibintu bitangaje cyane, nko kuvuga ngo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo ni urugero ruto naguha, ngo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, icyo ni igitabo tuvumbuye ejo bundi, ngo abatutsi mu Burundi, muri Kongo no mu nkengero z'u Rwanda ngo barihoreye bica abahutu, ngo noneho ngo bikaba ari byo bituma akarere k'ibiyaga bigari kugeza n'ubu gafite ibibazo. Urumva ubwo ngubwo ni ukugoreka amateka, ni ukugoreka amateka, kandi uribaza uti se uyu ubyanditse yabibwiwe nande? Azi ako karere, azi amateka yahabaye. Urumva rero kugira ngo tugere kuri izo nshingano zo kwigisha, zo kubwira urubyiruko no kuburira abo babeshya, ni intambara ya buri munsi, ni uguhozaho. Yego, urakoze cyane Madame Felicite. Hanyuma Tom, gira ngo muri aba bantu bita imirimbanyi harimo n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu ncamake mwebwe aba mwabavugaho iki Tom? Mbere yo gusubiza iki kibazo cyanyu, nagira ngo ngaruke gato ku kintu mwigeze kuvuga ngo nyuma y'urupfu rwa George Floyd nibwo aba babeshya ko baharanira bahirimbanira uburenganzira bwa muntu aribwo batangije iki kintu cyitwa Rwandan Lives Matter. Ya muvuma yabayeho yahuye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize. Mu bantu basinye kuri iryo tangazo hari uwitwa Constance Mutimukeye, nawe wita Human Rights Advocate, yanangiyeho ngo afite icyitwa Rwandan Lives Matter. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyo gitekerezo cya Rwandan Lives Matter batangiye kukigira bo kubera ko n'ubundi Black Lives Matter ntabwo ari movement yatangiye nyuma y'urupfu rwa George Floyd. Reka rero ngaruke ku icyo kibazo kijyanye n'abantu bacitse ku icumu bajya mu ruhande rwo gupfobya jenoside cyangwa bakajya kubeshywa. Urugero rumwe muri abo ngabo ni umuntu witwa Kizito Mihigo. Ubu ngubu bagize ngo ni umutagatifu wabo, ni umutagatifu w'abajenosideri, ni umutagatifu w'abantu bitwa ko barwanya leta ariko baharanira inda zabo. Icyo kintu cyo kuvuga ngo urasanga umuntu wacitse ku icumu muri iyo muvuma, nta kindi kibitera uretse wenda ibintu bitatu. Kuba igihe kinini yarabeshywe na propaganda y'abajenosideri yavugaga ko ngo jenoside yatewe n'abatutsi bateye, kuri iyo mpamvu icyaha kikajya kuri FPR. Hakaba icya kabiri kikaba inda nini kumva ko nafatanya n'aba bantu, nafatanya nabo bizagira icyo bimumarira, ndetse akanabirisha kubera ko ngo agenda avuga ngo yewe ngo nagiye hejuru, nagize ibitekerezo byo hejuru bijya
ku byo abandi batekereza bose. Icyo kikaganisha ku cya gatatu cyitwa n'ubugoryi. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 nerekanye mu nyandiko nanditsemo uburyo Kizito Mihigo yari yarabaye umunegationiste kimwe n'abandi bose. Ibyo ngibyo nta gitangaza. Iyo usomye igitabo cy'umunyakanada ukorana n'izo mpirimbanyi abantu bita impirimbanyi batari nazo, usangamo ibitekerezo nk'ibyo n'abantu bacitse ku icumu mu mazina yabo, ndetse hari n'amashyirahamwe yabo. Hari ababa muri Canada, hari ababa mu Bubiligi aho baturanye na Ryamukuru. Ibyo rero si ibintu bikwiye guca abantu intege. Aho mu Bubiligi habaye umuntu akavuga ko ari n'umuntu ukomoka kuri Ndabarasa, ari umuntu ukomeye cyane witwa Nyetera Antoine. Mbese we wari waragiye inyuma y'abajenosideri wese %100. Nigeze kwerekana uburyo nta muntu n'umwe wigeze ujya gushinjura abantu benshi mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Arusha urenze Antoine Nyetera. Ibyo rero si ibintu, ahubwo bikwiye kwereka ngo umuryango nyarwanda urimo uburwayi. Rero njye ku mwanzuro icyo ntekereza gikwiye gukorwa n'iki. Hari amategeko akora, ayo ngayo si cyo gisubizo. Ngira ngo Felicite yabivuze ku buryo burambuye. Icya mbere ni inyigisho. Rucagu yabisobanuye ku buryo bwimbitse, ariko impamvu dukwiye umuti ukomeye ni uwo. Umuti ukomeye ni ukuvuga aba bantu tukajya tubavuga mu mazina yabo, tukavuga ko tukanabereka ko uretse guhemukira u Rwanda nabo ubwabo bihemukira. Ubu ngubu amateka azageraho yerekana ngo jenoside itagera muri 1962 harimo umuntu witwa Dominiko Mbonyumutwa, 1994 harimo umuhungu we n'abana be. Nyuma y'aho ngaho abuzukuru be Patrice Rudatinya Patrice Mbonyumutwa, hari n'undi 2-3 Gustave bagiye muri uwo murongo w'ingengabitekerezo ya jenoside y'umubyeyi na sekuru. Kimwe ni ukwerekana ngo aba bantu ntabwo bahemukira u Rwanda rw'ejo, bahemukira rw'ejo hazaza n'u Rwanda rw'ejo hashize. Benshi mu bajenosideri bari hanze, Bandereyehe, uyu Ndereyehe Karole ntaho ntuye, Gaspard Musabyimana, Bahunga Justin, bo bari i Burayi, ariko abantu boheje kugira ngo bakore iyo jenoside benshi bari muri za gereza, bo bibereye ahantu nta kintu bibatwaye. Abantu bakwiye gukanguka bakareka gushukwa, kubera ko aba bashuka ntabwo bazajyana nabo mu gihe bazaba bakora ibyaha. Ni nk'uyu mugore witwa Victoire Ingabire yakomeje kwibeshya avuga ngo azakomeza kubeshya abantu, abeshyira muri BBC, abeshyira muri Voice of America, abeshyira muri za internet. Ageze aho ngaho aza mu Rwanda rwa Mukamashu, bamushyira baramuburanisha kuko ibyaha yarabifite, ajya muri gereza, baramufungura. Amaze gufungurwa na n'ubu nta kintu yigeze yiga. We asa nkaho ari abantu baba barashanyaraye mu bwonko, bumva ko umubwira amata, uha amata inda ye ikaruka amaraso. Niba abantu bibeshya ubuto, navugaga nk'aba ngaba bitwa muri Jambo News, hari umugani wa Kinyarwanda mwiza uvuga ngo akayankumi kubita inkumi igakinga ibere. Yumva ko ubuto wenda nta kintu buzamutwara, ko ari kamara. Aba ngaba nabo barakomeza kuba nka ya nkumi ikinga ibere, inkumi ikubise, bakibeshya bakabeshya n'abandi, ariko bakangiza n'amateka yabo. Nicyo gitekerezo narangirizaho.
yego urakoze cyane Tom. Hanyuma dusoza rero ngira ngo ubwo umunota umwe kuri buri wese, hari ubutumwa cyangwa se mu gusoza hari icyo mwabwira abari bakurikiye kino kiganiro, ngira ngo ubwo twahera kwa Honorable Rucagu Boniface, mu gusoza ubutumwa mwageza ku badukurikiye n'ubuhe dusoza? urakoze cyane. Mu gusoza nagira ngo niba ngira icyo mbwira uwitwa Sebatware Charles, ariko niba aramutse akiriho, aramutse ari mwene Sebatware Andrea akaba akiriho, namubwira nti umurongo yagiyemo w'ivangura, niba koko ari mwene Sebatware Andrea, yaba ari umwuzukuru w'umusaza mwiza cyane w'imfura witwaga Mugemanyi. Ni umuntu wabanye n'abanyarwanda bose kandi wabanye n'abatutsi cyane rwose, ari abatahutse bari mu Rwanda turimo bavuga uwo musaza neza cyane ko yababaniye akabana nabo imyaka myinshi cyane. Navugaga rero nti Sebatware Charles akwiye kuba yagaruka ku murongo wa sekuru Mugemanyi, umurongo utavangura abanyarwanda. Icya kabiri rero, ni agahomamunwa kubona abanyarwanda badakunda abandi banyarwanda, ahubwo bagakunda abanyamahanga. Gukunda abanyamahanga ntabwo ari bibi, ijya kurisha ihera ku rugo. Bari bakwiye kubanza gukunda abanyarwanda bene wabo, yego, bakirinda rero ingengabitekerezo y'ivangura, kuko byaba bibabaje cyane gukunda umunyamahanga ukanga umunyarwanda kandi nawe uri umunyarwanda. Noneho icya gatatu, yego, impirimbanyi zikwiye guhindura imyumvire, zikareka ingengabitekerezo isenya, zikareka ingengabitekerezo isenya, ikayoboka ingengabitekerezo yubaka ubumwe bwa bene Kanyarwanda, ubumwe bw'abanyarwanda. yego. Noneho rero icya kane, impirimbanyi zigaharanira kuzasigira abana bazo umurage mwiza. Umurage mwiza ntabwo ari amatungo, ntabwo ari amafaranga, nta nubwo ari n'amasambu. Umurage mwiza rero ni imico myiza iganisha ku ngengabitekerezo yubaka, idasenya, ikubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ikubaka umuco w'ubworoherane, ikubaka umuco w'amahoro. Aho nibwo impirimbanyi zizaba zisize neza, igihe zizaba zatabarutse, zizaba zisigiye abana bazo umurage mwiza. Yego, yego. Nicyo ngicyo nagira ngo mbabwire. Murakoze cyane Honorable Rucagu. Ngira ngo noneho twakomereza kwa Madame Felicité, ngira ngo namwe mu gusoza hari ubutumwa mushobora kugeza ku bari bakurikiye kino kiganiro. Okay, muhumuza murakoze. Nanjye nasoza mvuga nti nta gishya mu byo izo mpirimbanyi ziyita impirimbanyi zifuza gukora, kuko jenoside yakorewe abatutsi ikimara gukorwa yari yarateguwe nyine,
ariko nko mu mpera z'ukwezi kwa munani ahari cyangwa kwa cyenda 1994 1994 aba habaye inama kuri Goma y'abantu aba-ofisiye bakuru cyane. Aba-ofisiye bakuru barimo mbese ba chef d'état major uriya Augustin Bizimungu. Iyo nama yabereye kuri Goma. Niyo mpamvu ari ngombwa uyu munsi gukomeza gufasha urubyiruko n'abandi gusoma, kuko abazungu baravuga ngo iyo ushaka guhisha ikintu umunyafurika ngo uracyandika, ariko uyu munsi ifo kwibutsa abantu gusoma. Ibyo bintu ni ibintu byanditswe. Iyo nama yabereye kuri Goma, ndumva ari mu kwa cyenda gutangira. Mu nama bavuze ko ngo niba babajijwe ibibazo byerekeranye n'ibyaha byakozwe mu Rwanda, kuko bari bazi ko bakoze jenoside, ngo byose bari bumvikanye ko bagomba kubihakana. Urumva ngo ni uguhakana. Niba impirimbanyi uyu munsi zihari ziriho zihirimbanira ikintu kimwe, ni uguhakana amateka. Donc bakora iyo nama yabaye signé par le chef d'état major. Nshobora kuza kubibona, ariko c'est clair. Abashakashatsi nka Batome n'abandi banyamateka babikurikira, iyo nama yarabaye ibera kuri Goma, kuko bari bazi ko ibyo byaha bazabibazwa, ariko bumvikana ko muri iyo nama ko bagomba guhakana ibintu byose, bagasibangana. Donc en français on dit nier tout en bloc, kuhakana ibintu byose. Ni ukuvuga ko rero uyu munsi ntabwo tugomba kuba gutungurwa n'iyo mikorere yabo, niba bataritandukanyije n'iyo ideoloji cyangwa iyo ngengabitekerezo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byakozwe na jenoside. Ikibabaje rero numva nifuza gusorezaho ni uko ababa joininga, abifatanya nabo, bitwaza kurwanya leta cyangwa se kudakunda ibiri mu Rwanda, cyangwa se kuba bavuga bati umupolisi ararasa. Usanga hari utuntu duto bagiye bitwaje, kuko badashobora kwerura yuko bari kumwe n'interahamwe n'abantu bubitse u Rwanda, ariko ntabwo bigomba kuturangaza. Icyo kintu cyakozwe, gukora jenoside no kuyihakana birajyana. Umuntu ashobora kukubwira ati njyewe rwose ntabwo ndi interahamwe, sinshobora, ndi umucikacumu, nta nubwo ushobora kuba hamwe n'abari abantu bahakana jenoside. Ariko iyo ubajoyininze, iyo ujyanye nabo mu bintu bishobora kuba byahuza gahunda yo kurwanya igihugu uko kimeze ubu ngubu, ubu se biba bitaniye hehe? Ubwo rero bya bindi navugaga, ni uguhozaho tukabwira abatabizi, abatabyumva neza, abatabisobanukiwe, kuko nko mu manza za TPIR bahoraga chaque fois, igihe cyose bazanaga abantu bahakanye jenoside yakorewe abayahudi, abantu même des historiens allemands habitwa ba Helmut Strizek, akaza aje kuvuga ati rwose biragaragara ko nko mu Bisesero abantu bari mu misozi atari abatutsi bariho bahigwa. Urumva bagiye gushaka umuntu deja wakoze jenoside y'abajuife. Donc ibyo bintu ntabwo bigomba kudutangaza, ahubwo nibaza ko umurimo dufite ni ugukomeza kubwira abantu, gufasha urubyiruko no kuburira abo babeshya, kuko gahunda bari bayifite dès le départ. Gukora gahunda, bagakora inama, bakavuga bati niba tubaza amategeko nidushinjwa tuzagenda tubihakane byose, ariko Jean Kambanda yarabirangije.
yemeye icyo cyaha kandi ni ikintu kigomba kwibutswa igihe cyose tuvuga ibintu bya jenoside. Kambanda yarabahemukiye ariko ni amateka nibyo tugomba kugenderaho kuko ni fact. Urakoze cyane Madame Felicite. Ngira ngo ubwo rekana nabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro kuri wacu cya none. Twari kumwe n'abatumirwa batandukanye badufashaga gusesengura ingingo. Twari kumwe na Honorable Rucagu Boniface, uyu akaba ari umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Honorable Rucagu Boniface, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Mwakoze cyane kandi mu gusezera ndagira ngo mbwira abatumva twe bose ngira ni ingengabitekerezo ya jenoside tuyirandurane n'imizi yayo yose, tuyitwike, ishye, ikongoke ubuziraherezo. Urakoze cyane. Hanyuma twari kumwe kandi na Madame Felicite Lyamukuru, uyu akaba aherereye mu gihugu cy'Ububiligi, akaba ari perezida wa Ibuka muri iki gihugu cy'Ububiligi. Madame Felicite Lyamukuru, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Namwe mwakoze cyane. Yego, twari kumwe kandi na Tom Ndahiro, akaba ari umushakashatsi mu bya jenoside, nawe twabanye, turamushimira cyane. Murakoze cyane Muhumuza. Nge wari wabategura iki kiganiro, nitwa Simeon Muhumuza. Reka mbabwire ko yari wo musozo w'iki kiganiro kandi dukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose. Amahoro y'Imana agakomeza kubana namwe. Umunsi mwiza.